Shani danje nagatumva uki. Namwe mutugiye kugera tuhinge urumva iminota sangwe iminota 3. Ibintu byakwiye. Wa tutangire. Tutangire kabisa ewa. Muri angereka kwere. Urumva? Genda. Harimo n'inimba. Look at you. She what? Ngiza. Usinzara mfite. Ngewe iyo kugira ngo nzibe. Nzajya guhinga. Njya guhinga urumva? Muri ikiyede cyanjye. Nkora yanjye ubundi rite nigendera. Kabisa. Aho gusajya ndangira amana. Iyo kugira ngo rw'igikundiro ngewe rw'igikundiro nzibe. Reka. Ariko man. Ko hari ahantu nzi hari ubukwe. She what? Nyese man. Hari ahigera ahantu nzi hari imirire urumva? Kandi ni imirire yatanje. Uzi cyaka mfite. Urumva? Kandi urabona nyine nubwo tuba tuvuye hano mu buhinzi. Zitatira kubavumba. Hari ubukwe arahijya kwa nuzi kwa ari ahijya kwa gakwaye. Nyese man. Ikino je man cya corona. Man nubwo ari cyakora ariko mwana sabavumbye mwana. Nubwo tusa nabi utapfa kugenda dushita. Ntabwo bapima se man. Ntabwo bapima. Reka. Gusumana umuntu uri gupima coronavirus natubona. Hani nyine ubwo habaye abantu 30 urumva twe turagenda turaza kwita dushuka danze bikunze araba hari umuntu uri gupima uraza kwita ureba uburyo umushukashikisha boro urumva cyagiye kizamu cyabudashize gikunda indasi byasaje none yitwashe imana that's no urumva kite kitwemera cyo dutambuka nituhagera none tugere wicaye umerera ukuntu urumva kumera ukuntu arita rero wewe tubazana rero twibagiye batuzana batumweze tatwe tumwe amana urazi akagasigaye kigeretse agenge ari mugoroba ubu batangiye man tudasanga abana beza wahageze man ubu umva nahanga sibyo cyarinjira gute rero mali no kugenda menya hatakinze reba kimve fiure ntago hakinze noneho gende gake biza no kuvuga ko nta winjira ndafite icyangombwa cy'uko yapimye coronavirus. Bite ni bashyitsi bambwiye muri buze ariko nizere ko bapimye covid. Baradupimye rwose n'ibyangombwa turabifite. Mwerekana icyangombwa mwerekana icyangombwa cye. Covid no. Okay, sawa. Ako mugomba no gukaraba da. Murakaza neza muri baranzi rwose. Bienvenue ko mushevu. She what? Kirakaraba. Abatumye ko. N'ubundi ragatwa ntabwo twakwakira abashyitsi batari bazima kabisa ntabwo. Gashamuje kurya biriya biryo. Yesu! Ubundi ni nkama. Ndibona kuvunika. Baremereje. Okay. Mwebwe baratumye ko. Bienvenue ko mushevu. Wese muranzana igisokozo sha. Aya none ngenda na teke akamwe. Yuhute nta kibazo. Bakuvuza ibyo kubwa se ngo nagwe barakura buri. She what? amasuka yacu yasiga hanga tugiye kubanza tubanze turebe urumva noneho nitumara kuneka teta tureba niba koko twagira urabanza uri cyangwa wapi mani banza ubu aya mane wabanje mani wo busahana n'umuzamu hagaze umuntu harinze buza Ubu muri iki gihe cya covid ubu ko tugomba kurinda abantu ndetse n'abinjira bakaba bafite icyangombwa kibemera kwinjira paradise by'abantu baza kuvumba baza rakavuyo akajagari bana ndabakubita kabisa kandi kwinjira nawe agomba kuba yabanje gukaraba intoki n'amazi meza cyangwa se kubana mu sanitizer yisanitayije gavuga ubu coronavirus yarasaze aba abandi baza kuvumba nawe urenga hagenda agasa kamahagarare huko aho harenga cyangwa mu buriri bipangu buresha ndare nawe ari Kigali buryo ari byoroshye akora aho babanzimije ziriya nyama barimo barazirya bonyine nanjye ngo mpagaza ngo ndize abantu ngo baza kuvumba cyangwa ngo batatuye ako ntacyo buriya baransigira kabisa dore mnajya kwambara cyera cyagiye twakoraga ibirori ngunyuho umumuro gatanga imarine z'i Kigali ziza zurerana hano
Look at you. Mbega inyama mwana urira nawe urebe nanjye nuriye urumva barangubise navuga ati mugenzi wanjye twarwanye reka nanjye ntabwo nari ikintu cyenyine Umva mwana uramemukiye mwana. nanjye bangubise ariko n'ubundi byanze kunze turabirya umva se byari ndazi se mwana Cyane ndazi. Akose buriya nawe ni ibigori. Ukundi ngiye kwinjira ahantu hariya umuzamura cyangwa se umurindi. Uzuko mukubita akantu nakabaza kare. What? Kure kukwinjira ibindi bikabikura. None biraza mwana byari ndazi mwana ese turari mu mwana ryose reka kurya igikundi ntabwo harimo. nubwo waba ugiye kurya mu buku ushobora kubimuha ryose Abantu uramba. twakwima rwose ukaragurira Komana, ukaniride byose nakwinjiza mwana. Look at you. Bazania kanza. Kirinda mwana, kirinda. Mwana wowe ukabimuza. Cyari muwaguka uko bazi. kwayi mageze Babanguka se nyine. nari Urindazi ndaryi. Funka. Funka. Bari mwebwe mwana. Mwana mumva baryo. Yesu. wenda kuzi urakweretse icyo kurya arakwamukunda Ubundi se kare go. ese man hari iminywera simirire What? Rero duru kuri umwana wawe. Arapaka mwebwe ni mugende ndi nta gukora bari basanitize nibaze nta kibazo. Urakaza nazo muri sago cyatsi bara. Bakira sha. Yakira abashyitsi baze Nimuze binjize. Kamwe yicaye bazinzi ko tunabona. karibu musanga icyo kinyobwa Abashyitsi bacu kabisa. Urakaza neza. What? nta kibazo. Bicare noneho murakoze kuba abashyitsi badutegereje muri uyu muhango w'ubukwe baje. Ni byiza cyane murakaza neza muri isanga n'umwicare mutuze. Sasa rero ikigezweho ubu ngubu ni ugutangira umuhango tukabisoza tukabirangiza. Ndagira ngo sabe babasaza baze babasaza Gakwaya kumbona batajera baragera hano se nabaka ibiryo byita bariko ntibihura baragera Ntabwo baragera ngaho. se bande bari gudufasha mu mihango yo gusana Umuntu bizi nyine to. Baragera. aka ntabwo barahagera ariko Yesu! Nakundi nyine aba nabavumbi tu. abasaza basaba imihango bugiye kupana bakakwe mwababuze abasaza twababuze nuko bataragera twahita tubafasha duhera twebwe ariko ntacyo ndimo mwadufasha ntacyo icyo kunywa kirahari rero ndabona murakeneye ibiryo nta nebyo birahari baramubwiye ujya guhita ajya ku ruhande rw'umukobwa ujya ku ruhande rw'umukipe murakoze mwamfura mwe mu by'ukuri ubu ngubu Zehe Zaburoni ubu ngubu tugiye kuguhereza umukobwa wacu. Umukobwa wacu rero ni ingirakamaro. Umukobwa wacu ni mukobwa jana. What? Guhinga, gukora imirimo iyo ari yo yose, kugira ngo ameze neza cyane. Bityo rero nagira ngo musabe abanza nyaruke unamurebe agere hano umbwire nimba ari we. Kansabe umugeni wacu abanguke amashyi mwamfura mwe dore Jesus is Lord. twariza umusore wawe nimba ari we abe yahaguruka. ko umusore wanyu uyu niwe wahisemo koko babanza barahutuye Zaburoni rero urabona ko abana bacu baberanye
abageni Bitarenze abageni basabe icyo kunywa muri bari tayari Jesu! ahubwo ni nanyarukane rero reka basabe mwe mwicaye abavugira inka abase murabafite basi avugira inka batabonye basaba abafite inka baba bafite ntawe mufite barasohoye kabisa bayamanukanye ijyana mu kabana ndazayiteze nk'amaseko cyangwa atazayirinda kugumirwa Jesu! ndayimanuye wewe ndayishoye imanutse mu kabande vude ku kuguru. What? nyibutsa ngiye kunsebya ntabwo ibyo ni kukuguru Jesu! ngo ni umukobwa witwa mukobwa jana iyo muzamukanye akamumanukana mugeza mu kabonera ageza akamusega imvugo niyo yamfura yacu ya mbere ni mukobwa jana aturuka mu Rwanda rwa Gasabo rwa Gihanze. Reka tube tekeye aho ngaho hanyuma aho ngaho mu mbere bazane icyo kunywa bazane icyo kunywa kabisa Uzanira n'abana banje. What? Ibyo bintu bavuze babyumvishe. wamenetse Byagenze gute? wamusubira Hey! Hayemite ni bami. nyine urumva ire bukoze igikorwa cy'ubutwari mukomeze turagize umuhango mwebwe muzagaruka cyo urumva ko tugize ikibazo amuzekari ngo yawe tasutse rwose mwumve mbabwire ibintu byo gukora ubukwe bwanyu butunguranye bw'ubwo ngubwo ntimukozongere kubikora nta bantu basaba mufite nta bantu bagizwe mufite nta biribwa mufite nta bihabwa mufite rwose ni impanuka mutwihanganira umurimo wacu twavuye tudahinze koko rwose ari mudufashe tubisoze